ryamaze gushaka, iryaryo byamaze guhura. Ikigore cyahuye n'ikigabo cyacyo, ikigore gihura n'ikigabo cyacyo, umwana ahura n'ababyeyi be, amafaranga ahura n'aho akwiriye kuba. Nubwo byari byabuze isura, nubwo byari byabuze icyerekezo, uwabuze n'izina ubyita, ariko Uwiteka yavuze ngo agiye kuzana ibikenewe wongere ubeho. Jambo limetimilika tena wakati limetimilika kwa jina la Yesu. Amen, amen. Undi nakwiyambaza, ni wowe nshaka, mvura ibikomere byanjye, umbabarire Yesu mukiza, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Nene totalayi bevodese sekodese sayidego. Imbaraga zawe Mana, imbaraga zawe Yesu. Haleluya. Reka barizo ziganza muri twe, umugambi wawe bari gushyirwa hejuru, isezerano ry'amahoro ryamamare. Amen. Uri soko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe Yesu mukiza, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntunsige. Mana, ntusige abantu bicaye mu kabari aya masaha, ubagenderera ubereke ijambo ry'ubwami bwawe, ubagenderera ubereke umuhamagaro, ubagenderera ubibutse inshingano bakoraga mu nzu yawe, ubagenderera retotayi abari mu maroji, abari kwiba, abari gutongana, abari kurwana, abari gusambana, nabo ni ibiremwa byawe, ni abana b'Aburahamu. Riza totalabi ontetayide. Mu isaha y'agaciro baha umugisha, kandi ubibutse wongere ubagarure, abaririmbyi basubize mu mwanya wabo, abavuga butumwa bashyire mu mwanya wabo, netotayi abanyamasengesho repideto ubashyire mu mwanya wabo, abakirisitu ubashyire mu mwanya wabo, netotayibe. Buri umwe wese yisange data mu nshingano ze, umuhamagaro wamugeneye. Yesu ubwo uzabugarutse uzatwara itorero ryose, ariko uyu mwanya ngize icyifuzo Mana, icyampa n'utubari twose, utubari twose, amabara yose, amahoteli yose, ahantu hose hakorerwa imirimo y'urukozasoni mu maso hawe, hagahinduka insengero, hagahinduka amasare, hagahinduka amacaci, hagahinduka amatorero, akaba yo kukuramya, akaba yo kukuvuga. Mana, iki cyifuzo ndakiguhaye, ni ukuri icyamugasubiza kwifuza kwanjye, ngo baze dufatikanye kuvuga izina ryawe, kukuramya, kukunezeza, kuko uri umwami w'amahoro. Niko nsengeye n'ibihugu by'abaturanyi, buri umwe wese uri kunyumva aka kanya, nukurikiranira ijambo,
yakira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya w'ijambo. Iri jambo naryo Imana yashize ku mutima wanjye, mureke iri jambo ndibagezeho. Haleluya. Amen. Imana nishimye. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane Imana yampaye ngo mpuzanire. Abazimu ni bashye mu nzira uri gucamo, abazimu bashye mu cyerekezo urimo, kubera ko ubwami bw'Imana burasohoye. Komera hamwe ijambo ry'Imana riboneka ahangaha mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 37. Ezekiyeli ibice 37. Turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku wacu. Reka dusabe Imakire yegere bugufi asengere iri jambo tugiye kumva kuri uyu mwanya. Karibu Imakire. Uwiteka Imana turagushima, uri umukozi w'umuhanga ugira neza. Muri iki gitondo Uwiteka Imana abandi 9 urakoze Mwami Imana yacu kuba tubyukije tukabyuka ari amahoro, abandi bose n'ukaba babyukije ari amahoro, twebwe twese tukaba duhuriye ahangaha tuvuga izina ryawe n'urukundo rwawe n'ineza yawe watugiriye. Erega utaturamukije Uwiteka Imana ntacyo twabasha kubona, ntitwabasha kurya ibyo kurya by'umwuka, kandi Uwiteka Imana n'iby'umubiri niko tubibona. Ushimwe uhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe rero nirice mu gutwi ngo rirenguke mu kundi. Umukozi wawe Uwiteka Imana yacu ukomeze umusiga amavuta, ubwiza bwawe burabagirana. Uko kose umusiga amavuta akarabagirana, uko natwe ayoboye niko turabagirana, kuko atugeza hiryawe tukishima tukanezererwa, tukongera tukagarukamo. Aho twari twacitse intege akongera tugasubiramo, aho twari twihebye tukamenya ko dutekerezaho uko bwije n'uko bukeye. Uwiteka Imana yacu abari aha bose bari gusenga Uwiteka Imana ubahe kumva kandi barumvirwa. Uwiteka Imana twongere dusubire mu buntu bwawe, twongere dusubire ku ntebe y'imbabazi. Ubwo Yesu ataradutambuka ataraduhitaho, aho n'amahoro n'amahirwe n'umugisha w'Imana ukomeze utwomeho. Uwiteka Imana turasabye ngo dukurikire kandi twumve. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urakoze muri iki gitondo, urakoze muri iyi saa 9, urakoze Mwami Imana yacu. Data we twiteguye kumva ibyawe, kuko ari byo biduhesha ubugingo, kuko ari byo biduhesha amahoro n'amahirwe. Iyi si tukayikomereramo, abari mu bitaro bagakomeza bakagirirwa neza nawe. Uwiteka Imana bari muri gereza nabo bakagirirwa neza nawe, ukabafunguza, kuko ari wowe ushobora byose, wowe utarya ruswa. Uri Imana twizeye, uri Imana twakurikiye, tuzi ko nta gukurikira nta gihombo. Kandi rw'abadayimoni bashye uri mu izina rya Yesu. Tugirirwe neza nawe. Ayi intambara ni nyinshi Data, ziratugose hirya no hino. Ibibazo ni uko, ariko Mana wakwizeye tuzi neza ko uzirwana ukutuye, ujye uturwanirira. Mana we ushimwe uhabwe icyubahiro. Tugiye kumva kandi turi bwumve birubaka umubiri wacu, birubake n'umutima. Impande zose biratwubaka Data, birubaka ku ruhande rw'umuryango, birubaka hasi n'abaturanyi, birubaka hose, birasana imitima yanikomeretse. Ayi muri iki gitondo ntabwo twari tuguwe neza, ariko ubwo twumvise ijambo ryawe tuguwe neza. Ngaho ukomeze tugirire neza, ngaho ukomeze uyobore Data. Erega ni wowe uri buyobore, maze ubundi natwe twumve. Turagusabye twizeye kuri dukoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Amen rwose, amen cyane. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ushimwe uhabwe icyubahiro. Amen, 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 amen. Murakoze cyane, Imana ibampere umugisha. Ndanezerewe cyane kandi ndishimye kuri uyu mwanya. Ku mazina nitwa Prophet Ezekiyeli Mfitumukiza. Mperereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru. Imana ishimwe cyane yo itubashije.
ndabasuhujije abamama badukurikiye, abapapa badukurikiye, ndabasuhuje. Imana ibampere umugisha. Ndabasuhuje abavugabutumwa dusangiye uyu murimo mwiza wo gusangiza abantu ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje mwese abashumba twaciye ku birenge byanyu ndetse n'abari muri izo nshingano. Imana ibahe umugisha. Imana nyiramahoro ibahereze imbaraga kandi ibuzurize rwose isendeze. Amina. Ndikumva ndi mu mwuka ukomeye cyane, akira igitangaza cy'Imana. Amena, amena, amena. Imana nishimwe ntihabwe icyubahiro. Uyu mwanya udasanzwe Imana iduhaye kugira ngo mbaganirize ijambo ryayo. Ndabasuhuje abantu badukurikira, yaba bari hano mu Rwanda, yaba bari mu bihugu bibanyi by'abaturanyi, yaba abari no hakurya y'inyanja, naho waba uri mu ijuru. Ndagusabiye ni ukuri ineza y'Imana ikugote, urukundo rw'Imana rutindane nawe, imigisha retotayi itindane nawe. Imana yampaye ijambo nzanye ku buzima bwawe, ijambo rivuga ngo baho. Nubwo bakwanze ariko baho. Nubwo wari urwaye cyangwa urwaje ariko baho. Akazi nubwo byanze, kubaka byo byarananiranye, nubwo wari ururimo. Akazi nubwo kari kabuze, amashuri nubwo yabaye ikibazo, ariko baho mu izina rya Yesu. Nubwo uri mu bupangayi baho. Nubwo utize baho. Nubwo wize baho. Imana y'abakire n'abakene, Imana y'abatindi n'abakungu yambwiye ngo nze nkubwire ngo baho. Nubwo gucuruza byakunaniye, nubwo ntacyo ukora ngo kimare kabiri, ariko nkubwire ngo Kirisitu yambwiye ngo baho. Imana itugirire neza cyane. Reka dusomere ijambo riboneka ahangaha mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 37. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 9. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana uko riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice byaho 37 ku murongo waho wa mbere turageza ku wa 9 mu izina rya Yesu. Amen. Dusome umutwe w'amagambo uravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Iyerekwa ry'amagufwa yumye, birashoboka ko wari uri mu murima ukora ariko ntusarure. Birashoboka ko wari uri mu rugo ariko nta rubyaro. Birashoboka ko wari uri ku ishuri ariko nta gutsinda. Birashoboka ko impande n'impande warebaga ukabona ibintu byanze. Iryo ni iyerekwa ry'amagufwa yumye. Reka dusome twumve. Ukuboko k'Uwiteka kwanjeho, ansohora ndi mu mwuka, ntabwo nari mu mubiri. Ansohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Yaransohoye angeza ahantu mpura n'imbabare, mpura n'abantu barira, mpura n'abantu bashavuye, mpura n'abantu bakeneye ubutabazi, mpura n'abantu bakeneye Imana, mpura n'abantu bakeneye gutabarwa. Mpura nabo niko ijambo rivuze. Kabiri,
anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yarumye rwose. Umva ikigaragaza urimo erega barakizi, barabizi ko uri inkumba, barabizi ko udakora, barabizi ko nta mafaranga utunze, barabizi ko nta pariseri utunze, barabizi ibibazo byawe, barabizi nubwo wihagararaho ariko barabizi. Barabizi umuryango ukomokamo, barabizi amashuri wize, barabizi karitsiye ubamo, buri kimwe barakizi. Byari bizwi ko amagufa nayo yumye, ntabwo yari mabisi, byari bizwi ko agize gute, yumye. 3, maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wewe ubizi. Hari ibintu tutamenya, hari ibintu batazasobanukirwa, kuko hari ijambo Imana yavuganye nawe mu ibanga badahari. Bari Imana iri gusezeranya batateranye, ivugana nawe mu buvumo badahari, irivuganira nawe mu butayu badahari. Atese mwana w'umuntu, aya magufwa yumye, aba bantu bamaze iminsi mu bigeragezo, uyu muntu ko atigeze atunga idolari, uyu muntu ko atigeze atunga amafaranga menshi, uyu muntu ko atize, byashoboka ko yabona ineza, byashoboka ko yabona igitangaza, ese byashoboka ko yagirirwa neza niye, byashoboka ko yabyara ko ubugumba bumazemo igihe kirekire, byashoboka ko yakira indwara arwaye nubwo yimazemo iminsi myinshi, byashoboka. Nge nk'umuntu ndebye ndavuga ngo, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Tugeze ku murongo wa 4, ngo arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire ati, umva mwa uko bimeze pe. Yongeye kumbwira mbahanurire umugisha, nimwakire umugisha w'Imana pe bwite. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire ati, yemwe mwa magufa yumye mwe, yemwe mwa bakene mwe, yemwe mwa banyamubabaro mwe, yemwe mwa banyagahinda mwe, yemwe mwa nkumba mwe, yemwe mwa bapfakazi mwe, yemwe mwa bari kure y'ibyishimo ni byiza, twumve, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Haleluya! Komera Imana yacu amashyi ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya! Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Haleluya! Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. 5, uko niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo, dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho, akira kubaho mu izina rya Yesu. Amen. Nubwo byari byanze, nubwo byari byananiranye, nubwo byari byabuze isura, nubwo byari byabuze icyerekezo, uwabuze n'izina ubyita, ariko Uwiteka yavuze ngo agiye kuzana ibikenewe wongere ubeho. Ninde washidikanya imbaraga z'Imana? Ninde wasubiza inyuma ugukora kw'Imana? Imana iravuze ngo noneho
ngiye kuzana, haleluya haleluya haleluya. gatanu hava ngo uku niko umwami Uwiteka ambwira aya magufa yumye ngo dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho. Uwiteka azanye umwuka ngo mubeho. Amen. ngo mubeho. Ngiye kubateraho imitsi. Nibyo hari ibyaburaga kugira ngo umunezero uboneke, hari ibitabonekaga mu iterambere rize. Mbakwizeho inyama kandi mbakwizeho n'uruhu, mbashyireho umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Imana. Umva mwa agasuzuguro wari umazeho iminsi, yewe nubwo wakoraga bikanga, ugashakisha bikanga, ugatera imbere bikanga, ukavugana n'abantu bikanga, appointment zikaba fail, buri kimwe cyose kikanga, ukagenda bikanga, ukavuga bikanga. Uwiteka nguyu yaje. Amen. Uwiteka nguyu yaje, noneho agiye kugushyiraho umwuka we kugira ngo ubeho, kugira ngo byemere. Burya byose byashobokaga, hari habuze icyo bita umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana waje kuri wowe, bigiye kwemera mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Yaje. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo baho, kandi baho mu mugambi wayo, baho mu masezerano yayo, kuko ari kwibitegetse. karindwi. Nuko mpanura uko ntegetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga iryaryo. Imigisha yawe yari yarakuvuyeho, imigisha yawe yari yarakuvuyeho, urubyaro rwawe mwari mwaratandukanye, iterambere ryawe ryari ryarakubaye kure, mariage yari inyuma cyane. Imana irambwiye ngo baho, kandi mpanuye uko ntegetswe, nuko Imana iguhuje n'umugisha wawe mu izina rya Yesu. Imana irabikoze. Amen. Kuko igufa ryamaze gushaka, iryaryo byamaze guhura. Ikigore cyahuye n'ikigabo cyacyo, ikigore gihura n'ikigabo cyacyo, umwana ahura n'ababyeyi be, amafaranga ahura n'aho akwiriye kuba. Nene zetota televo zetotaye nene retotaye ereze pare gone. Nibyo, buri kimwe cyose mu mwanya wacyo. Kila jambo limetimilika kwa wakati. Kila jambo limetimilika, buri kimwe cyose kimaze gushyirwa mu mwanya wacyo. Jambo limetimilika tena mu wakati, limetimilika kwa jina la Yesu. Amen. 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 Nuko nitegereje, hari abantu bagiye kubona, nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho. Haleluya. Byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka byari bifite. Nubwo wari uri mu rugo hari ikibura, swate mwari abapangayi, yenda mwari abageni, nta terambere ryari rihari, naho mwavaga naho mwajyaga, amashuri wabonaga kiri kure, buri kimwe wabonaga kitari bugufi, urubyaro rwanze kuboneka, aho bari baracyari batoya, impamvu zaba nyinshi, n'isambu wayihinga ntiyere, wakorora zigapfa, wagira gute bikanga, wacuruza bikanga, umusoro waza ugakinga, buri kimwe kimwe ukabona ko byanze. Ukabona ko byanze. Maze arambwira ngo hanurira umuyaga uhuhe
mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku ni ko umwami Uwiteka avuze ngo uturuke mu birere bine. Haleluya. Wa mwuka we uhuhe iyo mirambo kugira ngo ibeho. Mpanuye umugisha ku buzima bwawe, mpanuye iterambere ku buzima bwawe, mpanuye gutsinda mu cyerekezo urimo gucamo, mpanuye kubona ukuboko kw'Imana aho wari ukubuze, mpanuye guhura na Kristo, mpanuye kubona igisubizo cy'Imana, mpanuye kubona ibyiringiro bizima kandi bikomeye, mpanuye gutera imbere, mpanuye kugerwaho, mpanuye kuvuga ibyiza, mpanuye guhindura abakuvugaga nabi bahindura indimi, abagutekerezaga nabi bahindura ibyerekezo, abakugendagaho ntabwo uri kaburimbo, nta nubwo uri umuhanda w'igitaka, nta nubwo uri akayira k'agasibanzira, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Nibakuveho, nibakureke, ahubwo akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen. Erega n'ahandi nari ntuye nawe wari uhazi, ni Yesu wangiriye neza. N'ahandi mu cyaro wari uri ntibari bakuzi, n'ahandi mu burwayi wari uzi ntibari babizi, n'ahandi mu byago wagize ntibabimenye. Ni Yesu mwabanye. Akira igitangaza cy'Imana, akira kugirirwa neza nayo, akira gusubizwa n'Imana Data wa twese. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Imana iduhana umugisha. Mana, ndagushimye ko uri umukozi w'umuhanga, ngushimye kubw'ijambo ryawe, mushimiye kubyo ukoze muri twe. Icyubahiro cyawe nikikuzamukire impande n'impande, ibihe n'ibihe, uhereye none n'ibihe byose urakoze. Amen, amen. Mana ishimwe cyane. Amen. Mana nihabwe icyubahiro. Hari umuntu ushobora kwibaza ati se umuhanuzi Ezekiyeli ni muntu ki? Umuhanuzi Ezekiyeli Imana yashoboye kunyuraho, uyu muhanuzi Ezekiyeli ni muntu ki? Ezekiyeli ni umuhanuzi wanditse igitabo, kandi iki gitabo Ezekiyeli yanditse ni igitabo kinini cyane. Haleluya, Yesu wacu nashimwe. Ni igitabo kinini cyane kubera ko iki gitabo cya Ezekiyeli ni igitabo cyaranzwe n'ibice byinshi cyane bingana n'ibice 48. Ibi bice 48 umuhanuzi Ezekiyeli yanditse byatumije aboneka mu bahanuzi bane banini, kubera ko abo bahanuzi bakuru bagaragajwe n'ibyo bahanuye mu gihe gitandukanye, mu bihe binyuranye. Ibyo bituma bitwa abahanuzi bakuru. Umuhanuzi wa mbere tubona muri Bibiliya yitwa Yesaya, umuhanuzi wa kabiri akitwa Yeremiya, naho umuhanuzi wa gatatu akitwa Ezekiyeli, ari nacyo gitabo twasomye uyu munsi. Hari n'ibindi, kuko hari abahanuzi bakuru, hari abahanuzi bato, hari n'abahanuzi bahanuye ibirandikwa, ariko hari n'abahanuzi bahanuye ntibandika, ariko ibyo bahanuye biragaragara. Twavuga nka ba Enoki, twavuga ba Eliya, twavuga ba Elisa n'abandi, biragaragara. Umuhanuzi Ezekiyeli yahanuriye mu bunyage, ahanurira Abayisiraheli, kandi nawe yari umwana w'umuhanuzi, kuko ise yari umutambyi witwa Busi. Kwinshi
yahamagariye ibintu bimeze nk'ibya Daniyeli, ndetse yanahanuye iby'amagufwa. Uyu ndavuga Ezekiyeli yahanuye iby'amagufwa yumye, yahanuye ibizima bine, kuko yahanuye n'iby'inyamaswa. Ubu ni ubuhanuzi bwande bwabonetse kuri Ezekiyeli. Mu gitabo cya Ezekiyeli hari ijambo ryagaragayemo kenshi ndetse cyane. Iri jambo rivuga ngo mwana w'umuntu ryakomeje kugaragara n'inshuro nyinshi cyane, ndetse rigera ku nshuro 93. Imana itugirire neza. Ijambo mwana w'umuntu. Ijambo mwana w'umuntu bisobanura iki? Bisobanura umuntu udafite ubushobozi, no power, umuntu ufite intege nke, umuntu udashoboye, ukenewe support, ukenewe abunganizi, umuntu ukenewe inkunga izo arizo zose. Uwo niwe muntu witwa udashobotse, ariyo mwana w'umuntu. Ariko Imana, umunezero n'umubabaro biranjyana. Haleluya. Ezekiyeli yahanuye ku iherezo ry'ubuhanuzi. Imana itugirire neza cyane. Iyo twihuza tugasoma muri Ezekiyeli 3:4, 24, 25. Ezekiyeli 3:4, 24, 25 haravuga ngo iki? Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nanjye Uwiteka nzaba Imana yazo, umuhungu wanjye Dawidi azibera igikomangoma. Ninjye Uwiteka wabivuze, kandi nzasezerana nazo isezerano ry'amahoro. Inyamaswa z'inkazi nzazimara mu gihugu, maze zibere amahoro mu butayu, kandi zizaryamire mu bikumba byo mu mashyamba. Imana itugirire neza cyane. Yabaye iherezo ry'ubuhanuzi. Yahanuye mu bihe bikomeye kandi bifite imbaraga bitangaje, ariko ahanura ku iherezo ry'ubuhanuzi. Aha havugwamo kuvuka kwa Yesu Kristo no gucungurwa kw'itorero ndetse n'Abayisiraheli. Amen. Iyo usomye Ezekiyeli igice cya mbere, ubwo Ezekiyeli wahanuye akagaragaza gusubirana k'ubwami no kugaruka kwa Kristo, nabyo ni igisobanuro cy'imbaraga z'Imana. Imana itugirire neza cyane. Imana itugirire neza cyane. Ngo nzagukuramo umutima winangiye nk'ibuye, mbashyiremo umutima mushya. Ibi ngibi ni amagambo tubona hariya muri 18:31. Si wabivuze se? 18:31. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. 18:31 haravuga ngo iki? Haravuga ngo nimutekure ibicumuro byanyu byose, ibyo mwakoze mwiremamo umutima mushya. Nimutekure ibicumuro byanyu byose, ibyo mwakoze mwiremamo umutima mushya n'umwuka mushya, kuko mwarinda gupfa, mwari inzu ya Isiraheli mwe. Imana itugirire neza. Erega nta jambo na rimwe Imana yavuze ngo ibeshye, ntaryo na rimwe, ntaryo.
bwite niko bimeze. Reka dusoreze muri iri jambo rivuga ngo riboneka muri Yesaya 5:50 ku murongo waho wa 7 haravuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara ko ntabaza ndagutabara, maze mwereke ibikomeye biruhije utamenye. Imana itugirire neza cyane. Hahirwa ufite isezerano yahawe n'Imana, hahirwa ufite amagambo meza azi yavuganye nayo, hahirwa batinze mu butayu kuko muzahozwa yo mwaririyemo, hahirwa batinze ku musozi kuko mugiye kuburutsa. Uwiteka yabwiye Yesaya ngo haleluya, yabwiye Kuro ngo nzakugenere ahataringaniye mparinganize. Uyu munsi Uwiteka agarutse ku buzima bwawe, yantumye ngo nze nkubwire ngo baho, baho, wongere ubeho, iga utsinde ubeho, curuza wunguke ubeho, kora mariage ubeho, igisha abana bawe ubeho, tera imbere ubeho, akira inzu ubeho, akira imodoka ubeho, haleluya, akira visa ubeho mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Nawe aho uri ubwira Imana ati Mana, nanjye mbayeho ku mugambi wawe kuko ari wewe ubyemeye. Mana urakoze ko ari wewe uduhaye umugisha, ko ari wowe uturengeye, ko ari wowe utugiriye neza. Uhereye umunsi n'ibihe byose twakiriye kubaho kuko utubwiye ngo tubeho. Rero turabyakiriye, turabigendanye, turabyikoreye, turabihetse, turabibitse mu mifuka yacu kuko uvuze ngo tubeho mu izina ryawe Yesu. Amen, amen, amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Mubwire ngo shalom shalom, baho mu izina rya Yesu. Amen.